nk'ubu hari ikiboko Imana igiye gukubita Pastor Mutesi, dore bivugiye muri uru rugo. Si uko mwibasira, hari ikiboko kala komide fomisiri difo ene Bryce cinema, hari ikiboko gikomeye Imana igiye gukubita uyu mugore, iramuziza ibintu bibiri: mwuka w'ubwishongozi, kwiyumva, kudaca bugufi. Icya kabiri, Ferdinand aratasha asohotse muri uru rugo. Mute abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira. Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora. Yari wo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke. Ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si. Hirya yibi nta bindi. Mujye mwihangana, ndabizi barantuka, ariko umwuga umuntu akora agomba kuwuzira. Iryo ni hamwe kandi ubwo ndahanuye. Hanyuma y'ibi ngibi muraza gutungurwa no kubona uyu mugabo wakinaga ibintu by'amafilime by'abapasiteri, ninde bari kuvuga ko yafunzwe, Gafaranga. Ntimuze gutungurwa no kubona yasubiranye n'umugore we wa kabiri, wa mbere. Ntibibatungure, tibize kubatungura. Haleluya. Ntimuze gutungurwa, juste Imana iragukijije. Pela cosine de las enevwa blessima. Zinaguhanurira urubyaro, uwo muhanuzi ntuzamurekure utarabyara. Umuhanuzi naguhanurira urupfu uzamuhamagare, niwe uzaba munyumvisha mwabahungu, niwe uzaba ufite umurongo w'insinzi yaho byaturuka. Umuhanuzi naguhanurira inzu ntazagucike utarabona iyo nzu. Amakosa dukora ni ukujugunya umuntu ibyo yaguhanuriye bitaragira gute, bitarasohora. Izina rya Yesu. Alemos before the stars. Tela dime nefo enetiki sidi Bryce. Uri Imana y'imbabazi. Katika uri Imana y'imbabazi. Uri Imana y'imbabazi. Ibi ntibyari binkwiriye kurambika ikiganza cyanjye kuri Revera Pastori, ariko iyo twageze muri uru rwego, Mwami Imana igi ryirukanka inyuma y'inyoni kandi ariyo yariteye. Ndasenze ngo uru rupfu ni ruhagarare. Ndasenze ngo ubu burwayi ni buhagarare. Sandoze rabini foredra. Mwizina rya Yesu, ntitwitaye ku maso ari buturebe, nta nubwo twitaye ku matwi ari bwumve ibi. Icyo twitaye ni ikirere duhagazemo. Akimara guca bugufi, nirukanye impanuka ku buzima bwe, iz'iburyo iz'ibumoso, iz'imbere n'iz'inyuma, mwizina rya Yesu. None ndategetse ngo uyu mwuka w'urupfu nukurekure. Elarisi sondela bone shandola ila widima eno près de voici. Amafuti yacu ni menshi, tugotomera ibyaha nk'amazi, hariko imbabazi zawe zisuma nk'uruzi. Niyo mpamvu dusenze ngo turebane amaso y'imbabazi. Ijambo ryawe riravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ukimara kumweza, ndashaka kumubona yahagurutse kuri iki gisasiro Mwana. Izi mpyiko nizikire, ibi bibyimba nibikire, mu izina rya Yesu. Ahaguruke hano ajye gutanga ubuhamya by'ukuri Imana idakina, by'ukuri Imana itamenyerwa, ashaka ibitunga umuryango, kuko niwe nkingi ya mwamba y'uru rugo. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen. Ko nta muntu nanga ndaziritse. So rero impamvu ndi hano nyamukuru yatumye nza kureba Justin ndagira ngo mumenyeshe ko mubanza afite no mubazabamo ntago ndimo. Na nimugoroba na mukanya mbere yuko nza perezida wabo yampamagaye ambwira atari ko ashaka ko dukora ikiganiro kiki
kandi ubwo we aguhamagara yakurekodinze aho njyewe umwanya sinjya mubona. Goya ubwo ni ibyo byarangiye. Arambwira ati ubundi ibi bintu byo kujyana amakamera kwa muganga izi pranka nibwo nahise ntinya. Ndavuga se umuyobozi w'igobe niba ataye bagenzi be mu nama akaba atemera ko mugenzi wabo yarwaye, ibyo mbabarira mugabo, akaba yarwaye ntiyemere ko yarwaye, ubundi ababo babana bati. Rero njye impamvu ndaha ndi hano kuganira na Justin, mu by'ukuri iyo nongera guhanura ngo Justin arapfuye kandi ubundi aricyo naregewe, ati iterabwoba nibishaka yongeye kungaruraho iterabwoba, nyamara byajyaga kuba ibindi. Ariko Imana mu bwenge mbihanura mu bundi buryo. Turi hano rero gusengera Justin, ntabwo turi hano gusubira mu mateka yaturanze, turi hano gusengera Justin. Icyo Imana ishaka kuri Justin nta kindi, kumusarura cyangwa kumucyura, n'ubundi twese tuzapfa. Ariko nanone ndi mu mwuka wo kuvuga ngo ubuzima burahari. Ariko iki kiboko avuze amagambo akomeye, agati ngewe nahinze indimu ngomba kuzihanganira nkazirya. Ariko Justin ndi hano kukubwira ngo haracyari ibyiringiro by'ubuzima. Amen. Ibyiringiro by'ubuzima birahari. Ahubwo Imana irashaka iki? Igushaka iki? Reka mbabwize ukuri, ikintu Imana ishaka uwo yasize ntago igitsure cyayo kijya kimuvaho. Burya n'amano yayakuraho, burya n'amenyo yayavanamo. Umuntu Imana ifuhira rero. Njye nigeze nkora ikiganiro, niba mubyuka simbizi, ndavuga nti nyamara uyu mugabo Justin Imana iramukunda, ariko ikigarabamo ntago kimwemerera kumenya ko Imana imukunda. Urakoze. Twese twabaye aba YouTuber, ndatekereza iyo cano y'umuntu itarebwa akoresha uko ashoboye akihiringa inkuru z'ibinyoma zidafite umutwe n'icyerekezo ngo zirebwe. Aho ni ku nyungu ya YouTube, ariko si ku nyungu y'Imana. Rero bara ndi hano gusengana na Justin, ni njye Imana yabinyujijemo. Wenda sinabihanura ngo mbyerure ko ari we, ariko ikiganiro twakoze ejo narababwiye nti nukuri niwe Imana yanyeretse. None rero mureke dutabaguze twirukanke dutabaze. Rero ndi hano kuvuga ngo ijuru riracyamufite mu biganza. Kandi njye narose Justin yakize, narose Justin yakize, ariko muri uko gukira aza kugongana n'umuntu wamuhamagaye ngo amugurire inkoko n'ikirayi, ariko yari yapanze kumuroga. Rero mwaba YouTuber mwe nanjye ndimo, nukuri mukwiye kumenya abantu mugendana. Nese ubu Justin urahakana ko nta bibyimba ufite? Njye ndahita nsohoka, niba mbeshya ndahita nta. Uretse n'impyiko harimo n'ibibyimba. Neze ibi bibyimba byazanywe n'iki? Rero icyo nzi cyo ni kimwe, abantu tumenyeranye barabizi, ntago njya nkina amapranka. Justin ararwaye kandi Imana imukize. Amen. Justin ararwaye kandi imukize. Abantu bakurikira YouTube abayikoresha, umwihariko aba YouTuber, za mesaje ziza ku biganiro bya bifuza cyangwa se wabwira umuntu ukoresha ibikoresho by'ingenzi zigira Bon, jewe nkanjye hakaba hari urumva ari ukuntu umuntu ahanura ikintu iyo uri muzima uri kuri social media, ajya ugira ngo umuntu ari nko gutwika. Hari ibyo nibishaka yavugaga kumva nibyo,
ariko akaba ari n'ibyavuga ngo tubari gushaka views nk'abandi nk'uko babisanzwe twese imihanda ari uko tuyikoreraho ariko buriya abantu ntabwo ari ukumushimagiza kuko ahari ariko buri ushyize mu nyurabwenge ntiwaburamo ibintu bitatu yaba yaravuze kandi biri hari hano hanze aha ibyo byose iyo umaze kubifata urabiteranya nk'umuntu ugatekereza noneho urumva iyo unababaye nigeze njya gusenga ibihe byashize ahantu buriya tujya twigobeka ahantu hagiye hatandukanye umuntu aza yari amaze imyaka 10 muri gereza nsanga aho hantu hari mu buvumo ahita hanura ntabwo hashize n'amezi 2 ahita hanura aravuga ngo Imana inyambitse impeta ngo kandi iranyishyingiye abanyamwuka bo uhita wumva icyo Imana ivuze uhita wumva icyo Imana ivuze kuri wowe rero iyo uhuye n'uburwayi nka gutya usimburana uhita utekereza nyine ka kantu karagaruka umutima kuguhagara mara abantu bavuga ngo sinkiheba ariko wenda nuko atari bo biriho cyangwa bumvishe iryo jwi ariko njye kuko ubwo buhanuzi nabwumvishe ugahita uteranyaho n'ibya nibishaka reba imbere yawe tuhabona umusaraba ariko hamwe no gusenga iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga hari abantu benshi bari bupfe ariko Imana ibongera imyaka yo kubaho uhereye no kuri ba Tabita ba Hezekiya ariko nyine iyo uri wenyine ntubura gutekereza ku icyo kintu rero ubonye n'ibishaka ikiganiro akoze ko azaza gasenga kansengera buriya social media buryo ushobora kuvuga umuntu atanagusubiza ariko akaba yabitekereje ndi umwe mu bantu nibishaka bamuvuze ko ntamwemera nk'umuhanuzi ariko ntiyansubiza muri biganiro byinshi yagiye asubiza benshi ariko ngewe namuvugaho ntabwo yigeze ansubiza nta kiganiro yigeze akora ansubiza ariko nakunze kubabwira abantu ni umuhanuzi w'ibinyoma nta Mana imubamo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubu uyu munsi wa none bwabyo kuba yanateye intambwe akaza yego hari benshi niyo yabakorera cya Ryangombe nta cyubaha kuko hari benshi babonye amavideo kibanampamagara kandi bavuga ko bakunda Justin cyase tunahurira muri byinshi cyase tunabana henshi ariko nibishaka byibuze guhanura ni kimwe ariko no gutera intambwe akavuga ngo reka ngere kuri Justin burya uhita ubona ko nyamaze aho wita inshuti ntabwo ari bo nshuti kuko niyo yari kwicara muri araruma akavuga uti Justin arapfa ntabwo views yari kugira ute yari kuzibona ariko gutera intambwe akaza akavuga ngo reka nkireho n'isengesho ubwabyo hari ukuntu bita binyubakamo kumva ngaruye n'ibyiringiro ntaragera kure rero nibishaka nawe ni umuntu mukuru reka nizere ko mumeze neza cyane mukomeye mushima Imana natwe turakomeye turashima Uwiteka aho tumeze neza nk'intambwe z'ubuzima zitandukanye tujya bibaho ko rwose tumererwa nabi kubera ko turi mu buzima twambara umubiri agiye gukorwa n'umubiri agiye gukorwa n'ibyo dukenera kugira ngo umubiri n'ubundi ukomeze witwa umubiri cyangwa se ubuzima bukomeze bube ubuzima hagiye bitugora wowe mu ntambara zitandukanye kubera isi dutuyemo ahantu ariko none usenge nyagasani kugira ngo izo ntambara urimo bituma ubuzima butaba ubuzima zibashe kuba zakoroha Imana ibishyiremo imyushyu kuri screen zacu kugira ngo murabibona ko turi kumwe na Theogene nibishaka ariko si we wenyine gusa turi mu rugo kwa Justin turi mu rugo kwa Pastor Justin kugira ngo maze iminsi mubibona ku mashusho atandukanye ko Justin
arembye ameze nabi abantu bamwe mukabyemera abandi mukavuga ngo ni ya mitwe y'abayutuba njye nagezeyo usanga Justin akomerewe arembye ararwaye impamvu twaganye na Theogene nishaka ngira ngo mwagiye mukurikirana ibiganiro by'aba bagabo bombi yaba Theogene yaba Pastor Justin ntabwo bacanaga abitega kandi bose bagapfa igihugu cy'umutima se ijambo ry'Imana rero bagutunga umwe nk'abavuga ubutumwa bavuga ngo ntabwo twese tugabura cyangwa se kugira abantu bivuye ku Mana imwe babone bishobora gutya bumve yuko turi kubabwiriza ibivuye kuri ya Mana tubabwira ati babwirizwa. Theogene tuguhaye ikaze kuri kamera zacu twishimiye n'indi kaze abantu bari kwafataje tuguhaye ikaze. Murakoze cyane kutwakira kandi na Justin n'umuryango we bahabwa umugisha kubwo kuduha karibu mu rugo rwabo. Ni ubwa mbere rero njyewe ngeze muri kino cyerekezo menyereye uyu muhanda w'intara y'Amajyepfo ariko numvaga harya ngo ni numvaga mu Nkoto ariko ntabwo nari mazi. Rero hano turi abantu badukurikiye kuri Baraka TV, Konoranwa TV, kuri Nyako TV, Iriba ry'Abera TV, ntabwo ari pranka banziho ukuri ngire ngo babizi neza. Justin ararwaye kandi ararwaritse, ari umuntu w'umugabo w'ibiro 85 wirukankaga ku muryango we ashakisha amaramuko, ariko yatatse akemera akarambika baro hasi akarambika kamera hasi. Ararwaye Justin, abantu badukurikiye bamenye ko Justin ararwaye. Rero ntabwo ari pranka, ndi hano guhamiriza ko Justin arwaye. Murakoze. Ntabwo ari pranka, uje guhamiriza abantu ko Justin arwaye. Justin twishimiye ikaze baduhaye nanone ariko ntabwo tutangiye kuba ijwi cyane bakomeye Giranga meze neza nta kibazo. urebye ukurikije uko iminsi igenda iza nubwo hari ibikomera ariko nda amahoro ariko kandi umubiri wo ntabwo utegurwa. Umubiri ntutegurwa nubwo mba ndi muzima cyane. Indwara urikura nijoro, barikura nijoro kuma muja ngira akanyamuneza nyine nkumva nta kibazo, ariko ni mugendo ndasubira mu gahinda kanjye. Rero ni ukuvuga ngo ukurikije uko byari bimeze mbere n'ubu hari ukuntu harimo inyoroshyomwo ariko bukeya. Naje gufatwa n'ubundi burwayi butandukanye n'impyiko, abonye abantu bameze nk'ababyibazaho bigera ku rwego nituma amaraso ndirukanka ko abantu bavuga ngo ni amadiyabete baburamo uburwayi na bundi. Ubwo rero ntegereje Imana ariko haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Kandi muri urwo rwayi nagiye nkunda gukurikira ibiganiro n'ibishaka akora, nanjye hakaba hari urumva ari ukuntu umuntu ahanura ikintu iyo uri muzima uri kuri social media hari igihe ugira ngo umuntu ari nko gutwika. Hari ibyo n'ibishaka yavugaga nkumva nibyo, akaba ari n'ibyo avuga ngo tubari gushaka views nk'abandi nk'uko babisanzwe twese imihanda ari uko tuyikoreraho. Ariko buriya abantu ntabwo ari ukumushimagiza kuko ahari, ariko buri ushyize mu nyurabwenge ntiwaburamo ibintu bitatu yaba yaravuze kandi biri hari hano hanze aha. Ibyo byose iyo umaze kubifata urabiteranya umuntu ugatekereza, noneho urumva iyo unababaye. Nigeze njya gusenga ibihe byashize ahantu, buriya tujya twigobeka ahantu hagiye hatandukanye. Umuntu aza yari amaze imyaka 10 muri gereza, nsanga aho hantu hari mu buvumo, ahita hanura. Ntabwo hashize n'amezi 2
ahita ahanura aravuga ngo Imana inyambitse impeta ngo kandi iranyishyingiye. Abanyamwuka bo uhita wumva icyo Imana ivuze, uhita wumva icyo Imana ivuze kuri wowe. Rero iyo uhuye n'uburwayi nka gutya usimburana, uhita utekereza nyine ka kantu karagaruka, umutima kuguhagara. Mara abantu bavuga ngo sinkiheba, ariko wenda nuko atari bo biriho cyangwa bumvishe iryo jwi. Ariko njye kuko ubwo buhanuzi nabwumvishe, ugahita uteranyaho n'ibya nibishaka, reba imbere yawe tuhabona umusaraba, tuhabona umusaraba. Ariko hamwe no gusenga, iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga hari abantu benshi bari bupfe ariko Imana ibongera imyaka yo kubaho. Uhereye no kuri ba Tabita, ba Hezekiya. Ariko nyine iyo uri wenyine ntubura gutekereza ku icyo kintu. Rero ubonye n'ibishaka ikiganiro akoze ko azaza agasenga akansengera. Buriya social media burya ushobora kuvuga umuntu atanagusubiza ariko akaba yabitekereje. Ndi umwe mu bantu nibishaka wamuvuze ko ntamwemera nk'umuhanuzi, ariko ntiyansubiza. Muri ibiganiro byinshi yagiye asubiza benshi, ariko njyewe namuvugaho ntabwo yigeze ansubiza, nta kiganiro yigeze akora ansubiza. Ariko nakunze kubabwira abantu ni umuhanuzi w'ibinyoma, nta Mana imubamo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubu uyu munsi wa none ubwabyo kuba yanateye intambwe akaza, yego hari benshi niyo yabakorera cya Ryangombe ntacyubaha, kuko hari benshi babonye amavideo banampamagara kandi bavuga ko bakunda Justin, cyangwa se tunahurira muri byinshi, cyangwa se tunabana henshi. Ariko nibishaka byibuze guhanura ni kimwe, ariko no gutera intambwe akavuga ngo reka ngere kuri Justin. Burya uhita ubona ko nyamaze aho wita inshuti ntabwo ari bo nshuti, kuko niyo yari kwicara muri Araruma akavuga uti Justin arapfa, ntabwo views yari kugira ute, yari kuzibona. Ariko gutera intambwe akaza akavuga ngo reka nshyireho n'isengesho, ubwabyo hari ukuntu bita binyubakamo, kumva ngaruye n'ibyiringiro. Ntaragera kure rero, nibishaka nawe ni umuntu mukuru, yaba bakunzi bi bambabarire ko ugiye mwita umuntu udakorera Imana, mwita umurangi, nta Mana imubamo. Bambabarire, wasanga ari nawe nari nsigaje gusaba imbabazi nkitahira. Ubwo rero nibishaka nawe ambabarire kubw'ibyo biganiro, kandi yanabaye n'intwari kuvuga byo nagiye mbikora ariko ntansubize. Ako kantu nako nyine ukumveho ko gafite imbaraga, gafite imbaraga. Uzi nimba nibishaka aba yabona aho yicaye iruhande rwawe nibuka yamubwira yahabona byamakundi ukegera hano imbere gatoya. yego. Ubwo rero ubwabyo ubona habayeho igihe ahura na ba Hezekiya na ba Kuruda, ariko ntitwahuye. Tuvuye kuri Zaburi naho twarahuriye. Wenda ntabwo ndi kuba ko Perezida ari mubi, ariko nawe yari afite inyungu yo kudukoramo akazi pa raporo no kuduhuza, ko ntabwo nigeze nganana nibishaka. Ariko byibuze ubu ngubu umuntu yateye ikirenge akagera iwawe aba ari igisobanuro cy'uko hari ibyo yemeye mbere, bivuga ngo yakubabariye anakubohokaho utaramusaba iki imbabazi. Umva nibishaka icyo gihe duhura yampaye 5 nitanza kuri kamera ngo mwaka wose arawumpaye.
wumva rero naryumaho ntiyansubiza nta kiganiro nimucunga nta biganiro na bimwe nibishaka yigeze akora nsubiza ku byo namuvuzeho ngewe rero burya mu kazi habamo amakosa menshi ariko by'ukuri nibishaka ngusabye imbabazi kubera yuko ku isi niko biba bimeze mbabarire n'Imana yamwishyura imbabarire kuko burya njye nkunda guca bugufi cyane kuko niyo nibishaka yaba akorana n'indi myuka njye sinshinzwe kumugenzura nk'uko nawe atagenzuye iyanjye kavuga akanyihorera rero burya ubu uhita ubona ko umuntu ari inshuti yawe bajya gutera intambwe akaza uvuga ngo uko byagenda kose kangere kwa Justin byibuze wenda mbare n'inkuru nabonye ubwo rero Imana imuha umugisha ariko by'umwihariko mbabarire yego ariko tutari kwitamo ngaho twese tubiba kuri kamera tubibona n'abantu burya mu by'ukuri ubutabazi Imana iduha cyangwa se iby'Imana iduha uko byagenda kose ntabwo tujya duhura nayo iduhereza Imana igiye kuduha ikoresha abantu ibyo Justin Imana igiye kudutabara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ikoresha abantu bivuze iki cyangwa se byaguhaye isomo kuba urwaye mu burwayi bwawe kumera baragitunga ni byiza kugira ngo utabarwe ukabara muri komera kunyura ahantu bidashobotse ni franke ati nawe warwara se kugira ngo ubone byaguhaye igihe isomo bigira yuko nyuma y'uburwayi bwawe haje kumeze erega narabivuze ariko reka mvuge iki kintu ibyo nabibye mu biganiro byashize nibyo ngomba gusarura nta muntu undi burenganye rero kuko mu biganiro byashize hari ibyo nabibye rero ni nabyo ngomba gusarura ngewe kuko nimba naraje nkavuga ngo dore imbogo ntarwaye agapfa ngomba gusarura za komenti nanjye z'ibyo namuvugagaho nimba naragiye nkora ibiganiro bitari byiza abantu bakamvaho ahubwo Imana ishimwe ko n'izo komenti bazandika none Ezekiyeli we ko yagize ibyaga akanihambira ni ukuvuga ngo ibintu tuba twarabibye nyine tuba tugomba kubisarura rero ni ukuri pe abantu naratakaga ntanavuze byinshi bakamfasha sibyo bakanantabara njyewe abantu ibintu byose navuga mfite yaba utwo dutebe no kuba ndi hano ni abantu bagiye bamfasha na kamera abantu barabizi rero ibyo nabibye njye sinicuza burya ziriya komenti ahubwo birambwira ngo noneho nkore nte ni iki nakora kugira ngo noneho abantu bongere bagaruke imbabazi narazisabye abantu ndabatenguha nabaze imbabazi maze gusaba nsanga zirenze 10 uko guhora rero umeze nk'igihingugende uko nabihoraga ahubwo kuko ubu byarahindutse ariko urumva nubwo byahindutse biransaba intambwe ndende no gutegereza no kwihanganira abantu kuko ubu hari abantu baba baravuze ngo katurebe ko Justin koko yagize ute yahindutse urumva rero njye ntago na bureminga abantu wenda ngo mvuge ngo nibyo bagomba kwandika pe abandika ngo kiragapfa n'abandika ngo ruhukira mu mahoro kandi babibonye ko ndiho nuvuga ngo ntago bari abantu ahubwo bari kumpa isomo bari kumbwira noneho nakora iki ubwo rero nimbona mvuye ku gisasiro cy'uburwayi icyo nzakora Imana izakimfashamo n'ubundi narwaye naratangiye inzira nuvuga ngo ahubwo umuntu wese twakagombye kuvuga ngo nturebe izi komenti ziza zivuga ngo guma murimo turi mu biganiro bitari byiza nababuze uko bagira bariyakira ariko buryo duhuye n'akaga nibwo ubibona uzabibona bamwe bafunzwe ubone bamwe n'undi bagize n'ibyago kagero kaheze cyane nari nguhaye urakumvishije
rero nuvuga ngo ibyo twabibye aba ari ibyo ntitukabeshye burya ushobora kurebwa n'ibihumbi 100 ariko iyo ugeze mu kaga cyangwa mu byiza nibwo umenye urubuto wateye uko rumeze. nawe gukora ikiganiro kigarira n'impunzi za cyangwa 200 wagira ibyago ukeneye abantu ibihumbi 200 tukabamo abantu ni ukuri pe ntabwo najyaho ngo nkubeshye uretse umuntu umwe ni famiye imwe iri hanze ahantu ntazi Kode yarampamagaye arambwira uti katugufashe ujye kwa muganga undi ni umuntu uhuye wampaye 5 urumva undi nanu hari imiti ntaragura undi ni ntuzi isaha yawe yamamagaye mu gitondo arambwira uti sinarinzi ko warwaye uti narinzi ko ari bya YouTube urumva ibihumbi 10 uvuga ngo ariko nkubwire ngo izi nkoni ndi gukubitwa ni nzihanganira kuko ninjye waziciriye ntawe ndenganya pe abantu badukurikiye ntabwo ndenganya iyo nza kwitwara neza mba mwese muri hano hari ukuntu mba muri kumvuza ariko ngomba kwihanganira ko nitwaye nabi hanyuma ahubwo iri shuri rikanyigisha ndamutse mbaye muzima rikanyigisha se niyihe nkuru nasiga imusozi ndamutse mpfuye n'ubu ni byiza bavuga uti yari yihariye ariko ninkomeze ndeke guhindukagurika no gutenguha abantu ibyo nibyo wenda nakubwira kandi ibyo binsigiye nawe urabibona nateye indimu nizo nasaruye ntabwo ari amaronji nasaruye uzi ko uri kukuka kanyuma cyangwa imisonga yaguteye ubu sinkireba comment kugira ngo ntahahamuka reka sikenshyiraho ndeba iwanjye kugira ngo wanditse nabi nyisibe ariko sinajya kwa Baraka ngo ngiye kureba ibyo banditse shwi ntihamhamukira ushobora kujyayo ugahahamuka urumva hari uwavuze ngo ararwaye ngo kajogi bitanse vuba numva ndazijuze urumva wanditse ko mutavuga ivuro uriya ntago amapirive yemera kutangaza izina ryayo ndetse nubwo nuko nari nabinginze ndababwira uti njye mba kuri YouTube mumfashe wenda ari igihe nabona nungurira inshinge ebyiri mumfashe rwose pe abanyamakuru mbahamagare baze bankorera inkuru y'ubuvugizi nuko byagenze hari baravuga ntihagire icyangombwa mwerekana ntihagire ibiki ntidukeneye kubwo kurinda umutekano w'iryo vuriro abari uburenganzira bwabo nuko baravuga uti nuko ari weho Juste ariko nyine barabikora nisaruriramo ibitutsi narasaruye narati ndimenya simbishireho ariko bimpa icyo nakora nishaka niba rero kuganira nabo nawe n'izina cyane waho Theogene rero nkunda kubwira abantu ngo umuntu ni iki, umuntu ninde. Umuntu ntabwo ari uyu ugaragara, umuntu n'uwo dutunzemo imbere. Njyewe mu buzima bwanjye ngira urukundo rungirayo ingaruka. Juste ni umuntu nakunze nkimubona kuri platform ya YouTube, nkimubona bwa mbere ni umuntu nakunze. Noneho nifuza mu mutima wanjye no kumenyana nawe. Noneho ntago ngewe naje kuri kamera, ntago nari nzi ibyo ari byo. Numvaga nyine niba Imana igutumye nyine iragutumye. None ukajya kumva ngo prank, none ukibaza prank ni iki? Rimwe rero nzicare numva abantu bari gupanga ibintu bagiye kuvuga. Mbaza umuntu none se abantu babanza gupanga ibyo bavuga cyangwa bazanye n'ibyo bagiye kuvuga? Ubwo rero namenye prank icyo ari cyo.
hanyuma rero ntabwo byanyoroheye, ntabwo turi bubijyemo birebire. Wenda njye ntabwo Justin mwanga, ntabwo Justin mwanga, kandi nawe ntekereza ko icyatumye bampagurukira nari mbazaniye ubutumwa buremereye. Nk'ibi byose muriho mubona, ibi byose impamvu turi hano, buriya Imana igukundira gucyaha kandi ikagukebura, niko iteye. Rero bo Imana intumyeho kugira ngo bumve ko bibareba, bati vuga uvuye aho kavuna umuheto, ibintu nk'ibyo, umuriro uraka, turinda ubwo tugera mu manza. Ari nayo mpamvu ejo bundi hajemwo ikibazo cy'iyerekwa ry'ibi, ariko ndavuga ngo nindamuka nongeye kubivuga kubera ko urubanza ruracyarimo, reka mbinyuze ku ruhande, ntabwo ndi buvuge izina rye, nivugire gutyo uko ngo nyirabyo arabyumva. Rero Justin ntabwo mwanga, Justin ntabwo mwanga, uretse ko nta n'umuntu ngewe nanga. Ubundi nibwo rero naje kumenya akantu, umuntu arambwira ati kamera yawe yagambaniwe na bari abagabo mwagiranye ibibazo. Rero ntabwo nkorana n'amabwire, ikintu ntahagazeho ntafitiye ibihamya ntabwo njya nkivuga. Ndavuga nti niba ari bo niba atari nabo nibajyane, Imana izampindi. Urumva ni ya contest yo kugira ngo banci intege, bankubite hasi, nsubire hasi, ariko Imana igenda itanga ubwenge. Wabonye ko nsigaye mfatisha ibiganiro telefone, ko nta muntu nanga, ndaziritse. So rero impamvu ndi hano nyamukuru yatumye nza kureba Justin, ndagira ngo mumenyeshe ko mubanza afite no mubazabamo ntago ndimo. Na nimugoroba na mukanya mbere yuko nza, perezida wabo yampamagaye arambwira ati ariko ashaka ko dukora ikiganiro kiki, kandi ubwo we aguhamagara yakurekodinze, aho njye uwo mwanya sinjya mubona. Goya ubwo nibyo byarangiye. Arambwira ati ubundi ibi bintu byo kujyana amakamera kwa muganga, izi pranka, nibwo nahise ntinya. Ndavuga se umuyobozi w'igobe niba ataye bagenzi be mu nama, akaba atemera ko mugenzi wabo yarwaye, ibyo mbabarira mugabo, akaba yarwaye ntiyemere ko yarwaye, ubundi ababo babana bati. Rero njye impamvu ndaha ndi hano kuganira na Justin, mu by'ukuri iyo nongera guhanura ngo Justin arapfuye, kandi ubundi aricyo naregewe, ati iterabwoba nibishaka yongeye kungaruraho iterabwoba, nyamara byajyaga kuba ibindi. Ariko Imana mu bwenge mbihanura mu bundi buryo. Turi hano rero gusengera Justin, ntabwo turi hano gusubira mu mateka yaturanze, turi hano gusengera Justin. Icyo Imana ishaka kuri Justin nta kindi, kumusarura cyangwa kumucyura, n'ubundi twese tuzapfa. Ariko nanone ndi mu mwuka wo kuvuga ngo ubuzima burahari. Ariko iki kiboko avuze amagambo akomeye, agati ngewe nahinze indimu ngomba kuzihanganira nkazirya. Ariko Justin ndabona kukubwira ngo aracyari ibyiringiro by'ubuzima. Amen. Ibyiringiro by'ubuzima birahari. Ahubwo Imana irashaka iki? Igushaka iki? Reka mbabwize ukuri, ikintu Imana ishaka, uwo yasize ntabwo igitsure cyayo kijya kimuvaho. Burya n'amano yayakuraho, burya n'amenyo yayavanamo. Umuntu Imana ifuhira rero. Njye nigeze nkora ikiganiro, niba mubyuka simbizi, ndavuga nti nyamara uyu mugabo Justin Imana iramukunda.
ariko ikigarabamo ntago kimwemerera kumenya ko Imana imukunda. Urakoze. Twese twabaye aba YouTuber, ndatekereza iyo cano y'umuntu itarebwa akoresha uko ashoboye akihiringa inkuru z'ibinyoma zidafite umutwe n'icyerekezo ngo zirebwe. Aho ni ku nyungu ya YouTube, ariko si ku nyungu y'Imana. Rero bara ndi hano gusengana na Justin, ni njye Imana yabinyujijemo, wenda sinabihanura ngo mbyerure ko ari we, ariko ikiganiro twakoze ejo narababwiye nti ni ukuri niwe Imana yanyeretse. None rero mureke dutabaguze twirukanke dutabaze. Rero ndi hano kuvuga ngo ijuru riracyamufite mu biganza, kandi njye narose Justin yakize, narose Justin yakize, ariko muri uko gukira aza kugongana n'umuntu wamuhamagaye ngo amugurire inkoko n'ikirayi, ariko yari yapanze kumuroga. Rero mwaba YouTuber mwe nanjye ndimo, nukuri mukwiye kumenya abantu mugendana. Nese ubu Justin urahakana ko nta bibyimba ufite, njye ndahita nsohoka, niba mbeshya ndahita nta, uretse n'impyiko harimo n'ibibyimba. Neze ibi bibyimba byazanywe n'iki? Rero icyo nzi cyo ni kimwe, abantu tumenyeranye barabizi, ntago njya nkina amapranka. Justin ararwaye kandi Imana imukize. Amen. Justin ararwaye kandi imukize. Abantu bakurikira YouTube abayikoresha umwihariko aba YouTuber, ziriya mesaje ziza mu biganiro bya bifuza cyangwa se wabwira umuntu ukoresha gukora video zigira ziriya mesaje. Bon, jewe nkanjye ntago ndi bubwire ukurikira YouTube, kanivuge njyewe. Biragayitse, birasebeketse, birasuzuguritse aho umuntu yandika ngo ese nawe wajya wabona, bivuze ngo uwo babwiye ngo ese wajya wabona ni ikimenyetso cy'uko bamurambiwe. Akamura kumvise subwo. Then ese nawe ugeze ku rwego rwo gutabaza, nawe wajya watabaza. Nuko hari uwatabaje ntibamuha umwanya ngo bamukorere ubuvugizi nk'utabaza, ahubwo bamupfuka umunwa. Gutabaza kwe barakumukubitisha. Uribuka ndwaye ibibyimba bara, umuntu yabinteje, uziko reka iki kintu nyivuge Justin utarukize kimenye. Njyewe umuntu yanteje ibibyimba, umu-YouTuber mugenzi wawe, hari izina rye mvuze, amaze kunteza ibibyimba, uzi ikintu nari nzize kumwima ikiganiro, kandi ikiganiro numvaga ntari njyewe ntago wankoresha ibyo ushaka. Ndarahira Imana isumba byose. Umuntu yaravuze ngo nibishaka Theogene na Pastor Mutesi bagira indahiro ziremereye. Aka kanya mbura imfura n'umuhererezi n'ibiki kintu ngihimbye. Sarongo yarampamagaye mu Bugesera, arambwira ngo ni umuntu wampaye nimero yawe, wumve, ambwira ko urwaye, nge nzakuvura uzanyishyura. Warakize. Narakubise igitwenge muri salo ndaseka, ndavuga ngo ngeze ku rwego rwo guhamagarwa na Sarongo musanga i Nyamata mu Bugesera amvure. Niho namenyeye ko umuntu aguteza indwara akakurangira na muganga. Abantu bari mu kazi hano, mwitonde cyane, abantu bari mu kazi. Naremeye ndasenga. Uribuka iyo nkuru? Sumwibuka? Ezekiel ati ari nibishaka natisiye ukwiriye ubufasha ninde se utabukwiriye mu rwe ruhande? Ntawe. Uyu munsi turi ruhande rwa Justin, ariko Justin ntago ari muri sonde, Justin ntago ari muri bomboni. Tugiye rero Kacyiru cyangwa Faisal cyangwa ahandi hantu,
hari uwo twabona noneho twajugunya Justin ahubwo akaba ariwe dutabariza. Ariko turi hano ku kibazo cya Justin mu rwe ruhande. Niyo mpamvu rero ziriya komenti zigisha uko uyu muntu afashwe muri sosiyete. Ni komenti zikwereka ko abantu baguhaze, abantu bakurambe. Uranjya gufata decision yo kuva muri ziriya nkuru ngo runaka ngo ibi nibi yererere ngafata uriya mwanzuro. Naricaye one day nsanga ndi Nyakama, sibyo? Ndavuga ngo niba nkurikiranwa n'abantu 10,011 kwiriba ry'Abera TV, sibyo? Uyu mwanya munyumvi abantu 10,011 bankurikirana, nta numwe twiganye urimo, nta nuwo twaragiranye, yewe nuwo twasenganye ntabwo abona ibyo akwiriye kubona. Muri kurangara kandi ibyo bintu simbikunda. Ndavuga ngo n'abafollowers banjye uwo ndiwe babifitemo 80%. Niba tuba impembe ibyo 70,000 nkabiha nyirinzu, sibyo? Ese koko bivahe? Biva kuri aba bantu 11,000 bandebye mberera izihe mbuto? Kwigaya mu byo nkora mberera izihe mbuto? Icyatumye bankunda ryari ijambo ry'Imana, ntago bwari ubusesenguzi. Icyatumye bankunda n'ubuhanuzi, ntabwo ari ukubara inkuru z'abavanyemo amara n'ibice bimwe by'umubiri. Icyatumye bankurikirana nuko babonaga ibyo mbabwira bikenewe. None se uyu munsi ndinde kuri bo? Ntangira kubona ko nabaye ikibazo, umutima utangira kunshira iki urubanza. Ndibaza se niba nta mama ngira i Kigali, nta nshuti mpafite, nta n'umwe ushobora kuvuga ati mwana wa mama waramutse ute, umeze ute, ubayeho ute, ese inzira ishyuye, ese bimeze bite? Kugera ku rwego kamera yanjye igiye byarankomerekeje, fata imyanzuro yo kuvuga ngo noneho ubu ndarangiye, reka ngurishe mashini nayiboneye umukiriya. Ijwi riransanga rirambwira ngo hoya iyo mashini yireke uza aho wayikuye. Nibuka ko ari umuntu wanjyanye muri New Species mu mujyi arayingurira yishura 400,000. Nyamara 400 byarimo boutique, ariko nari mfite cyifuzo cya mashini. Ndavuga se uyu muntu wanguriye mashini nari nahiriye inkaye, ninjere kandi y'amazi nari natuye, nari nakoropya haba se, none se yancaga iki? Ahubwo byanze bikunze wasanga hari umurongo nabwirije agafashwa. Arambwira ngo nibisha iyi mashini nyiguze kubera ijambo wabwirije byabeye domu n'abamo wabo uburyo Imana izabakubita igikweto mu mutwe. Iryo jambo nahamagawe n'abantu benshi cyane. Ndavuga ne byanze bikunze hari abantu nakomerekeje. Fata umwanzuro wo gusohoka muri zira nkuru. Wabonye ko hori nimugoroba twari turwaye umugani, niba uzi neza ko ari amatiko, please ubyigumane. Rero Justin ni umwe mu ba-YouTube bagize igikundiro, ariko dayimoni amutega bagenzi be, Satani amutega abo bakorana, bakicara akavuga ati subu turakora iki noneho ko cano zasinzira? Yireke isinzire, iri mu gihe cyo gusinzira. Ariko niba ari mu gihe cyo kurebwa, wabonye umuntu waje akora ikiganiro ngo nibishaka bamuce mu gihugu ngo yatatse ngo umuvugizi wa ADPR. Bihangane turi kuganira kugira ngo twibukiranye Justin amenye Imana imushaka he. Nahagararaho Imana imushaka, Imana izakora ibyo Justin ashaka. Ariko Justin nahagarara aho ashaka, Imana nayo izahagarara aho ishaka. Niba we n'Imana badahuza, kandi Imana mu gihe imukeneye izajya ihora iteka imukubita ibiboko bigize gute biremereye. Urumva umuntu araza ati reka dupange turi batatu tuvuge ko iyi kamera ari ya runaka. Uzi icyo nabakoreye? Nabandikiye urupapuro ruvuga ngo mwe munyandikire ko kamera muyibonye. Urumva icyo kintu bara ni izindi mbaraga z'umutima utagira ngo ni ibintu umuntu wese atoragura. Rero Justin reka mbwize ukuri, buriya buhanuzi wabonye nahanuye ejo bundi
ndumva nta n'icyumweru kirashira ni wowe pe yari wowe ariko kubera kwa kundi muvuga muti nibishaka yongeye gutera ubwoba nibishaka yongeye kumpabura nibishaka yongeye kumpagurukira urabizi ko urubanza rukirimo ngire ngo tuzaburana mu kwa gatanu kuri Rekenze 2016 ndumva ariho barushize niba ntibeshye 2010 n'uyu mwaka urumva rero niba urubanza rukirimo harabura iminsi turacyaburana urumva niba urubanza rukirimo nkagaruka nti juste turapfuye akongera akohereza muri system cyitwa isubira cya rero nta mutima mubi pe niyo mpamvu rero ndi hano niyo mpamvu bahanga yego wagarutse kuri byinshi n'abadukurikiye kandi bahuye byinshi hari nanone ibintu bijya bibaza kugira ngo wenda kubana n'isubizo utajya kuri byinshi kuki Imana iguha ubuhanuzi bw'umuntu icyo kibazo si wowe wa mbere nturi n'uwa nyuma kandi nta naho bizajya bara Imana ikubita siko kugira ngo nyoko atinye iyo Imana ikubise nyoko ibugira ngo umwana wa nyoko arebereho uyu munsi se wagize ngo tubihazana kugira ngo tumenyekane niko wibwira niko abantu benshi bibwira ariko ntabwo ariko biri Imana ibishaka kugira ngo yavugira kuri YouTube kandi buriya YouTube ntimuzayisuzugure ni umuyoboro mugari niwo murongo woroshye wo gutangiraho ubutumwa kugira ngo abari kure n'abari hafi bumve ubu se nkubwira umuntu nasengeye kuri telefone uri muri Australia Imana yahise iha impanga kubera iki se ari kuri telefone kuki aturiye indege ngo azi Kigali ubwo YouTube muzubahe twe dukosora ibyo dukora kibazo si YouTube kibazo ni twe tuzikoreraho rero mureke dutanga ibintu bizima isi ikeneye abantu bageze gute bakeneye tangaza inkuru yabaye ya nyayo utangaza iby'Imana ikubwiye nkuko yabikubwiye kandi niba urugero niba naraje nkavuga ngo hari umu YouTube ugiye gufungwa wenda ibyo ni ibindi sibyo hari umu YouTube ugiye gupfa hari umunyamakuru wa RBA ufite experience muri ibi nibi byanze bikunze umuntu washidikanya ko Imana ivugira kuri YouTube aravuga ati nshingiye ko Imana iki kintu yari yakivuze nkaba nyibonesheje amaso birashoboka koko nubwo ndi Burayi sibyo kuri YouTube iwacu mu Rwanda hari abahanuzi ikibazo nitwe ibyo tuhavugira ibyo tuhakorera ntabwo ikibazo ari YouTube imagine hari abantu bagiye n'abashakaho ariko kwitangira n'umugende bavuye bafata mbese umusaruro wanyu barangije yampaye igitenge kuva nanga kamutesi sintunga mu ndangirwe amafaranga kijya mu biganza byanjye byinshi cyane n'ubu burwayi ejo harimo n'abantu bandika bavuga bati se koko niba yabaye ari byo umutesi umuteye ubwo burwayi hari abantu bibaje icyo kintu n'ubu uracyamya ko kujya kwa mutesi byateye Imana Pastor Mutesi nta kibazo mfitanye nawe ibyo bintu twarabirangije ndetse yandika na comment yagera neza mu kuri nyakoko ibyo bintu byarangiye rero ntaho bihurira na Mutesi ari mu kwabuki yanatangaje ko yatangiye akazi nta kibazo mbese mfitanye na Pastor Mutesi habe na kimwe kandi ndatekereza ko nta n'icyo nzongera kugirana nawe nabisaba imbabazi ibyo byose navuze ndanabisobanura mbere y'uko ndwara yagiye mbese Dubai iyo message yarayanditse ubwo rero bihuza n'ibyo tuberega yapfuye aho hajeho gusebanya dufata ibintu turabimodefiya
ariko by'ukuri nese Mutesi nimba asenga numva ni nk'uko kwa nibishaka nese sinavuze ngo bitanu yampaye byarahambiye umuntu ari afite amata kirango ntabyo atavuga hari ibiganiro nagiye nkora ameze nk'uwiyahura ibyo rero nibyo nkubwira nahinze uyu munsi nta kwicuza kubisarura n'uvuga ngo ariko dukwiye kwiga ibyo nibishaka yavugaga tugakora ibintu byiza uko ubona ko kuba uwanyanasiya tumubonye amasi ibirenge kandi urumva byari nabyashariwe nta n'umugabo yagiraga wenda ngo amuciye ariko tubivuze ukwezi urumva haburamo ikosa turi buze kugunganiramo Nasiya ntabwo ryabura ubwabyo kuba twabibonye ko yamasije ibirenge uriya wari umusheri we byari bigaragaye ariko tubivuga icyumweru kimwe tubivuga bibiri tubivuga bitatu kandi mu gitondo buri gihe umuntu ufunguye YouTube akabona ukuri nyako Justin niwe wari uri muri byo hari akantu mukunda ngo andi makuru mutamenye ngo aya makuru ngo uyu muntu ngo nta wundi muntu wari uzi ibi bintu ngo atari njye muransetsa noneho ukajya kubona ngo uwihishe inyuma y'ibi byose ngo yamenyekanye rero ugasanga ibyo byose ni bya bindi tugenda nk'uwanya na se yashobora kureba iki kiganiro ahubwo tuwajya kwa Justin ariko kuko nateye indimi ivuga ngo Mutesi byamaye byanteye umwakuna nibishaka atavuga uti nanjye ejo mu gitondo azavuga ko noneho njye namumagiye burundu urumva uwo Mutesi ashobora no kuvuga ko se wasura Justin ahubwo Mutesi umuntu nambitse umugore we akavuga ngo namuhaye umusazi noneho ubu nimba yo ari buvuga iki nyine ukumva nyine bya bintu byose nitwe izo nzira twagiye tugira gute tuzifunga rero abantu b'Imana ntawe ndenganya pe uw'Imana izamunyuzemo ariko nuzanuka sinzamurenganya nangije byinshi mfunga imiyoboro yanjye myinshi abantu ariko Asiya nta kibazo mfitanye nawe ni urugero naguhaga ko icyo nakoze kuri Mutesi gishobora kurimita n'undi akavuga utubuse Mutesi yari yatanze igitenge cy'I5 wenda ngiye kujyana umuceri wa 30 ejo Justin azavuga ko naye nawushyizemo amabuye ntigeze muha umuceri kwa kuna ati atumva amabuye umva amabuye ubwo muzi umuceri nahawe na Robert uti niba byari 25 harimo 3 by'amabuye 7 byari amabuye ubwabyo kwicara tukawutora byari ikibazo urumva rero abantu rwose twarabangije mu bwonko bava ku niyo mpamvu n'abadiaspora byabo ukavuga ati niba babasebya babana twe turi kure yabo bizagenda bite rega nyine buri muntu wese agira favor yiwe yikubeshya Justin Baraka yabakubeshya Baraka ntago bajya bamuretse umuntu uzamutwerera ku bukwe amaze imyaka 3 ibira bimubwiye numva nukora ubukwe nzagutwerera iki n'iki n'amafaranga amubwenda ngaho muzi byinshi rero ariko si tukarenganya abantu bara tujya tubwiza abantu twahinduye imitima y'abantu Justin abantu hari n'umuntu ubona notification yo kuri nyako iseseme ikamwica urumva rero nuvuga ngo icyena twashyizemo cyangwa uwo mwobo twacukuye nijye uri gutunda itaka njyenyine musiba kandi itaka hoho zari zararitwaye uzi umwobo wa 20 m kuzatunda itaka ku ruhande nkajya kuwusiba ikibazo gikomeye cyane rero nuvuga ngo abumva nuko dusaba imbabazi nabwo hari abo bikomeretse urumva rero no kuvuga ngo amahirwe abahari nuko nkihumeka banigereye kuri nibishaka nawe akatura ko imbabazi azimpaye banarageze kuri Mutesi no kwasi bakabyatura ariko ibyo twakoze
dukwiye gereza ntidukwiye imbabazi. Urabyumva ibyo bintu? Vuga ngo rero ahubwo ni uko Imana yagiye itugirira neza, ugasanga nyine hari n'inkuru nibuka nakoze, ni uko impemburo itakibaho. Ni bwabyo nabyo ni ikibazo. Hari inkuru ukora uri umu YouTube, wenda abinfluencer benshi wenda sinzi ko batenkanye, nawe ubwawe isoni zikakwica zo kuyireba, nawe ubwawe weho wayikoze. ariko nayireba nanase baravuze ngo wowe asijya kwikurura Claude nayimfaya mu rugo nikishimye. Oya ibyo byo nanone aha nabisubiramo nubwo iyo yo nanjye narayikoze, iyo nanjye narayikoze nanjye iyo nakongera nkanayikora, nanjye nayikora. Nge icyo mbona cyo ni kimwe, ntabwo cyari cyo gihe. Birashoboka ko bamukomerekeje, birashoboka ko rwose bamuvuze nabi, ariko ntabwo mbona cyari cyo gihe yo kubakira ibe mu rugo rwe. Niyo mpamvu nabivuze n'ubu nabisubiramo, ntabwo cyari cyo gihe cyo kwakira bariya bagabo, kuko nimba Steven yaragiye avuga ngo hari ibyo atararekura, n'ubundi nibabirekura ntibazajya kuri Asiya, bazavuga kuri izo nkuru. Usanga rero yavomeye mu rutete, ni ukuvuga ngo usanga umutima we urongera urakomeretse. Nyine birashoboka, ariko kubyiyumvisha byari vuba. Ariko erega reka nkubwire Baraka, hano suje ukankoresha ikiganiro kimwe, ariko se abantu bagiye mu rugo rw'umuntu bakoze ibiganiro binahari kandi bari bajyanwe n'imbabazi, bakozeyo bine. Ntabwo rero bari bagiye kumboza. Wari uhari, hari icyo wayoboye, hari icyo Claude yayoboye, hari n'icyo mwabukoreye ku cyapa, maze bari bagize Imana bakinguriwe bagezeyo. Kuvuga ngo ngewe icyo sira boda mwaziranguye. Icyo nabwira abantu, ntago Asiya nyine nicyo uko navuzeho gato yarihuse. Bariya ni abagabo b'Imana, ni abantu nyine Imana ikunda, ariko yihuse kubakira. N'umuntu wese ntabwo yari yiteze ko, kandi hari na benshi twabihuza byo kibagiyemo uko byagenze, ntago sinabyiyumvishije. Rero ni nacyo kintu abantu burya batwangira. Ejo havumbutse indi nkuru ya Asiya, bwarakeye Claude aravuga ngo ngewe ngo ndi mutarirarana. Uri kumva nimba ari mutari, ako twagiye twihimba n'ibizina byatumye abantu batuvaho. Naraje navuga ngo ndi igicu, ngo ndihinduriza twitamaze turi abapasiteri wawe. Biteye isoni naho Imana yadukubise gahoro. Hanyuma nibishaka umwuka rero hari ukumva ugiye gukora inkuru by'umwuka ukayikora ku mukozi w'Imana mugenzi wawe, muri byakabaye byiza unasanga wabaye ku mukozi w'Imana mugenzi wawe, uvuga ko musigaye ibyo no kubeshya uzi no kuri ugahita ubahindura abasazi kugira ngo urinde byazina ry'Imana. Umukozi w'Imana yafutswe mbari pare bana yahembuye kubando iboneka komeye, siko bimeze. Ega bara ibintu byose byicwa na nduwo ndiwe, sinteze gutezuka kuwo ndiwe. Nicyo kintu nk'ubu nureba, ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye ko nibishaka Theogene kuba naje gusengera Justin, ntago ndi Mesiya wicaye hano, ntago ndi marayika ndi hano, ndi umuntu. Ariko kutininira ngo usubire inyuma urebe ibyo wangije bitera ibindi bintu. Uzi ko nka buriya wenda tunagana no ku musozo kubera ikirere mbona gihindutse, ntago izina ryacu ryishwe n'ibintu binini, ni utuntu duto. Urabona Noheli byukura bagirana araje ati ngiye kurongora Asiya, sibyo? Abishyize mu Mana. Aha, wenda nanjye nereka abantu ko Asiya bumva ari ikintu kinini cy'ikirangirire nta wamutinyuka, mbereka ko ibintu byose bishoboka. Nawe naguha uzamubenure ako kantu, sibyo?
ubundi iyo usesengurwa n'umwanzi wawe biba bibi kuruta ko wasesengurwa n'umukunzi wawe. Umukunzi wawe aragusesengura akakugorora, ariko umwanzi wawe akekeramwo n'ibitari ngombwa. Kandi abantu bumva inkuru za YouTube bumva nabi, abenshi nabumva nabi. Mu by'ukuri abantu bose bavuga ati nibishaka yanga Asiya kuri uru rwego. None se Asiya asunitse abana kangahe? Si umugore se? None se aho umutwe w'umwana umwe unyuze, wa kabiri, wa gatatu hasigara ikizi? Ariko abantu bakabyumva mu buryo butandamye. Uzi ko byankururiye icyangiro na bugingo n'ubizo comment bakizandika. Ni bande? Ni ba Justin duhurira ku kibuga, ni ba bakozi b'Imana b'imipfubwe, Ikinyarwanda cyane mujye mukihanganira. Ni ba bandi b'inkono itagishya. Hari umuntu ukubwira ngo Justin ngo ndakubabariye, ariko akaguha imbabazi za hano, nyamara mu mutima we ntazirimo. Umuntu wese uzahora akwibutsa igicumuro cyawe ni ikimenyetso cy'uko atakubabariye bivuye ku mutima. Ni ukuri ntabwo ndi umwanzi wasiye. Uretse ko njyana namusabye audience aranayinyima, musaba guhura nawe arabyanga, ndamwihorera buriya nanjye impano yo guhendahenda ntabwo nyigira. Ntabwo rero Asiya ntabwo ari umugore ubu se uziyararanye nande, ubu se uzafitanye nande gahunda. Rero niyo mpamvu umuntu ku giti cye navuga ati nyamara uyu muntu yego bamututse ariko nge ndiyizi, sibyo? Uretse se ko twamukavarinze, sibyo? Tugahitamo uwo twubaka, tugahitamo n'uwo twataka. Wamasa amaguru, ukamasa uruti rw'umugongo, ukamasa ibitugu, hanyuma se nk'umuntu uvuye muri Amerika ukeneye kuruhuka k'umuntu w'umugabo se wateze indege nuko ibyo wenda byaba bijemo ibindi. Niyo mpamvu rero ntawera nk'Uwiteka. Aka kanya ribije gufata nibishaka Theogene, ntago nakibaza ngije kumfatira iki. Ibyo nkora bigize ibyaha, biba birimo ibyaha. Ubu ndi umuntu utazi aho naba nasitaye naho nabigarurira. Rero Imana dushakaho ni iki ngiki. Niba uhaye umuntu imbabazi, zitange, uzitanze bikuvuyemo. Rero uwo mwuka wo gusenya abakozi b'Imana abyuka nawe sindi bugusige wabavuze byashitse mutese n'ururangi n'umukozi wa sekiri cyose. Ariko wenda nawe udatandikira ukajya hirya y'ibyatuzanye. Niba ufashe umugabo ukamujyana Uganda hano mu nkore, erega nyina ibintu ntagazeho ntabwo nyambivuga. Kandi turi hano kusengera umurwayi, ntabwo turi hano kugarura akaboze. None erega nyine Justin tubwiye neza, avuga ati kinogo nacukuye ndi kurwana no gusubiza mitaka kugira ngo cyuzuye, kandi hoho yarari pake yarari bijyanye. Rero ibyanze bikunze nubona abantu bahagurukiye Theogene kumuvuga, reba impamvu ni nabihaye nabahaye umurongo. Ndeka rero bavuge, nawe barakubaje batuye umugabo wa kabiri ari hiye kutamwereka, kandi abantu baza aho isi yabaye umudugudu. Hajemo social media rero commentaire hiti ziterwa umuntu muvuga nge mbana nawe hano, ahubwo dore nimero yanjye unyandikire gutya uze nkwereke uko ibintu bimeze. Nta bintu bikiyoberana, nta bintu bikiyobekana, sibyo? Rero turi hano gusengera Justin, kandi we impamvu yayumvise, Imana imushakaho yacyumvise. Aya mazina rero reka nguhe ibyawe, kanguhe ibyawe, ubundi nisubirira i Kigali. Ubundi Justin mwana wa mama, ayiwe ukuntu ibintu bimeze. Aya mazina yanyu nayo ubwayo azabakwegera. Hano turi kumwe na Reverend Pastor Justin. Imana ikeneye mu murongo w'izo nshingano. Iki kintu ndashaka kucyumva neza. Justin usimbutse urupfu inshuro zirenze enye. Ibyo nibuka. Ndibuka uvuga ngo nibishaka niba ari umukozi w'Imana, ari Imana akorera, Imana inshakaguru niki n'akaboko. Ibyo byari bigiye. Rero dayimoni iyo agusuye akampanganisha nawe,
niho Imana ikora ikintu kitari gikenewe. Theogene ntago mpanganye nawe kuko Imana si yanjye ngenyine kandi Imana si yawe wenyine. Igituma Imana ikora ibyo tutayisabye no guca bugufi. Aya matitire, ibi biganza muba mwararambitsweho, izi nshingano muba mwarinjiyemo 99% aho ni Imana ibidukeneye. Nibishaka ndumuvuga butumwa. Uyu ni Reverend Pastor. Ukumva umuvuga butumwa yubahutse Reverend Pastor. Reverend Pastor aho kumenya ko ari mukuru ari umubyeyi yatatse umwana byaye mu mwuka. Urumva abo bazimu? Ntabwo rero Imana ikubita umuvuga butumwa wubahutse mukuru we ngo isige umubyeyi wasuzuguye umwana. Ntabwo bikunda. So rero turi hano kugira ngo dusenge tujye mu bindi. Juste we niwe uyoboye wenda umurongo, ashobora kuvuga ati hari umuntu nibutse nababaje, hari icyo numva nari naribagiwe nari nanatinye kuvuga, ariko kuko isi iri kunyerera twaguha umwanya Juste. Ntabwo ubundi nkwiriye kukwatuza kuko singana nawe. Umwuka wera we akurondore, hanyuma niturangiza dusenge. Ubundi tubwira abantu badukurikiranye, umuhanuzi naguhanurira urubyaro, uwo muhanuzi ntuzamurekure utarabyara. Umuhanuzi naguhanurira urupfu uzamuhamagare, niwe uzaba munyumvisha mwabahungu, niwe uzaba ufite umurongo w'insinzi yaho byaturuka. Umuhanuzi naguhanurira inzu ntazagucike utarabona iyo nzu. Amakosa dukora ni ukujugunya umuntu ibyo yaguhanuriye bitaragira gute, bitarasohora. Nk'ubu hari ikiboko Imana igiye gukubita Pastor Mutesi, dore mbivugiye aha, bivugiye muri uru rugo. Si uko mwibasira, hari ikiboko kala komide fomisiri difo enebrai sinima, hari ikiboko gikomeye Imana igiye gukubita uyu mugore. Iramuziza ibintu bibiri: mwuka w'ubwishongozi, kwiyumva, kudaca bugufi. Icya kabiri, Ferdinand aratasha asohotse muri uru rugo. Mute abantu baze kunyihanganira aho bidufatiye naho tubitangira. Imana ivuganye na Pastor Mutesi ngo uyu yari umushitsi wo kumwereka ko ibyo yavuganye nawe yabikora. Yari wo kumumara imbeho igihe gito n'umwanya muto kugira ngo yongere asusuruke. Ibi nibyo byishimo bya mbere n'ibya nyuma Mutesi yabonye akiri kuri iyi si. Hirya yibi nta bindi. Mujye mwihangana, ndabizi barantuka, ariko umwuga umuntu akora agomba kuwuzira. Iryo ni hamwe kandi ubwo ndahanuye. Hanyuma y'ibi ngibi muraza gutungurwa no kubona uyu mugabo wakinaga ibintu by'amafilime by'abapasiteri, ninde bari kuvuga ko yafunzwe, Gafaranga. Ntimuze gutungurwa no kubona yasubiranye n'umugore we wa kabiri, wa mbere. Ntibibatungure, tibize kubatungura. Haleluya. Ntimuze gutungurwa. Juste Imana iragukijije. Amen. Pela cosine de las enevre blessima enoto predefinibo. Kandi Imana igukuye hano. Amen. Imana igukuye hano ko mundeba nabi. Imana igukuye muri iki cyerekezo. Haguru umupangayi, ariko Imana igukuye hano. Kandi hagukuye utagurishije. Sinyembaraga, inyembaraga. Imana igukuye hano utagurishije. Ahubwo aha hazabera ibindi. Aka gasozi uri kubona, ndeba hano, Imana ihazanye umukiriya ugiye kugura aka gasozi. Aha turi hagiye gushirwa ikigo cy'amashuri. Hano turi hagiye kujya ikigo gikomeye cy'amashuri. Hirya gato harajya ibitaro. Urankurikiye ubwo? Hirya yawe harajya ibitaro.
hanyuma amafaranga uzakura hano niyo azagusubiza i Kigali, ntabwo wowe uzagwa hano. Amen. Imana ikugarutseho bundi bushya. Amen. Ariko hirya y'ibi nudahindukira ntago nje bindeba, sinjye utanga ubugingo. Mwanyemerera niba hari icyo yatura ni mukuru, hanyuma dusenge tugende. Yego. Byaterwa n'icyo ari cyo. Hari ikintu umuntu yatura kuri kamera, niba agiye kubwira Mutesi cyangwa Jori cyangwa Margarita, aho si mu mutima. Mu mutima nibyo mu mutima. Yewe naratuye iby'ukuri, ariko nibishaka niwe muntu numvaga nakoreye ibintu. Yo ihumurire. Ibyo kwa Theogene byo biroroshye, iby'iwanjye byo biroroshye. Abandi nabasabye imbabazi. Okay, Imana ikubabarire kandi uhumure. Bisaba imbabazi mbere yuko nanarwara nabizi. Okay, mu bantu rero mufitanye ikibazo ntago ndimo pe. Umuntu wenda numva kandi kumusaba imbabazi kuri kamera atari byo, wenda Baraka zamunzanira cyangwa se tunahure n'ahandi. Aho mama witwa Mama Vanessa mu bihe byashize nawe namukoze inkuru nyinshi, akibyumva mbabarire na Garase namukinnye ku mubyimba ukuntu ngo ndi kwihimura ko atampaye ikiganiro. Ibintu byo kudatanga ibiganiro mukajya mubihora rero Garase nawe rwose mbabarire, urumva inkuru zasohotse mubaho, noneho ngiye kubona mbona yitangiye ibiganiro ahandi yari yarabinyemereye, ndagaruka ndavuga utore n'indaya ahubwo. Waba ari umwuka w'ishyari n'inzangano. Reka twisengere twigendere. Imana ikubabarire. Garase ndamuzi, nta mutima mubi. Wenda ikintu kigora ni ukumboka mbwira abantu bari badukurikiye, guhemuka biroroha, ariko kugira ngo uzahure n'uwo wahemukiye wongere mwiyunge n'urugendo rutoroshye. Reka dusaba abantu badutakarije icyizere tubabwire ngo nimuze. Umwana akora amakosa mu rugo rwa se ariko ntacika iwabo, kandi mwandike muri comment mutugire inama. Ngiye nafashe decision yo kuvuga ngo nzajya nkora inkuru nshingiye kuri comment z'abantu bankurikiye. Ibyo gukora ibyo nishake, reka twubahe abantu badukurikiye. Nongere mbabwire ngo twubahe abantu badukurikirana. Reka rero dusenge Justin Imana imusubize ubuzima, kandi uyu mwuka w'urupfu, umwuka w'impanuka n'izina rya Yesu. Ari umuntu nasengeye yari ari wanjye, yahoraga akora magisida ku kaguru kamwe, ntago ndi buvuga amazina ye. Noneho nza kumenya nyuma yagiye, akaboko namurambitseho karaye kandya ijoro ryose. Menya ko muri ka kaguru hari ibintu bari baramutongereye kuri ako kaguru. Nta kindi cyahoraga akaguru kamwe. Niba atari ino yasitaye, niba atasitaye ni ivi, niba atari ivi yakubye akaguru, kandi akaguru kamwe. Rero turashima Imana. Imana igumize zigaragaje Justin ntabwo yafata mpereye mu bukwe bwa Justin. Oya humura. Yafata butashye, yafata tereye ku mwana wanjye ntabwo byakunda. Reka rero twisengere. Ngo mutuze dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu. Lemos before the stars. Tela dime nefo. Enetiki sidi Bryce. Uri Imana y'imbabazi. Katika. Uri Imana y'imbabazi. Uri Imana y'imbabazi. Ibi ntibyari binkwiriye kurambika ikiganza cyanjye kuri Revera Pastori. Ariko iyo twageze muri uru rwego, Mwami Imana igi ryirukanka inyuma y'inyoni, kandi ariyo yariteye. Ndasenze ngo uru rupfu ni ruhagarare. Ndasenze ngo ubu burwayi ni buhagarare. Sandoze rabini foredra.
mu izina rya Yesu ntitwitaye ku maso ari buturebe, nta nubwo twitaye ku matwi ari bwumve ibi. Icyo twitaye ni ikirere duhagazemo. Akimara guca bugufi, nirukanye impanuka ku buzima bwe, iz'iburyo iz'ibumoso, iz'imbere n'iz'inyuma, mu izina rya Yesu. None aha ndategetse ngo uyu mwuka w'urupfu nukurekure mu elarisi sondela bone shangola ila widima eno près de voici. Amafuti yacu ni menshi, tugotomera ibyaha nk'amazi, ariko imbabazi zawe zisuma nk'uruzi. Niyo mpamvu dusenze ngo turebane amaso y'imbabazi. Ijambo ryawe riravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Ukimara kumweza, ndashaka kumubona yahagurutse kuri iki gisasiro mwana. Izi mpyiko nizikire, ibi bibyimba nibikire, mu izina rya Yesu. Ahaguruke hano ajye gutanga ubuhamya by'ukuri Imana idakina, by'ukuri Imana itamenyerwa, ashaka ibitunga umuryango, kuko niwe nkingi ya mwamba y'uru rugo. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen. Ntago ari ngombwa ko abyivugira. Juste inshinge ari guterwa rumwe ni 45 rushinge rumwe. Hanyuma muganga yamwandikiye inshinge 6. Ibi byihorere, bireke si ngombwa cyane. Buriya umuntu wumva aba yumva. Tutabishira muri kamera bakavuga ati muri abahanga mu gusaba. Umuntu wumva aba yumva, sinanabikunda. Urumva inshinge 6 ku bihumbi 45, ubwo rushinge rumwe ruri hano, ubwo arabura inshinge 5, sibyo? Barabyumvise. Juste turaza gupininga nimero yawe ariko wanayivuga 0782 0781 2 7 22 137 zari inshinge 6 ariko rumwe twarubonye. Ubwo asigaye inshinge zingahe? 5. Hanyuma harimo gukamura ibyibi bibyimba n'ibindi, ariko twizeye ko tubwiye abantu b'umutima, sibyo bara? Tubwiye abantu b'umutima. Imana rero ibaha umugisha kutugarukira, n'Imana natwe twayigarukiye, kandi nukuri mujye mutugira inama. Dukeneye abajyanama bo muri izi YouTube channel bajya bandika comment batubwire bati aha murimo neza, aha mwatambitse iki ibirenge. Ni mwebwe bacu, Imana iduhane umugisha. Nanjye mushaka kumurura mu mugisha ni 0787 Imana bamugisha. Nawe Nanjye mushaka kumurura mu mugisha. Aya. Nisha wakoze cyane. Imana y'amahoro bamugisha. Imana bamugisha bakurikiye kino kiganiro. Imana bamugisha umuntu wese uraza kurambura akaboko kagiye akora ubwayi bwagiste no kwimana bamugisha. Imana muhumugisha. Ntabwo ari kuranke ararwaye. Ariko yabivuze nyine yavuze ngo ibyo bitiranya bitubaho ni imbuto z'ibyo twabize, ntabwo twakirenganya. Ariko umuntu ukurikiye ufite umutima w'imbabazi nabari ibyo bakoze. Naho umure barabikora. Twabwiye abantu, ntabwo twabwiye ibisimba. Nubwo twe twabakomerekeje, nubwo twebwe twabahemukiye, nubwo twe twabereye imbuto mbi, ariko nta bantu b'Imana birengagize amabi yose n'amafuti twakoze. Tuvuze umuntu w'Imana. Hirya n'undi muntu, hirya y'uwo n'undi, hirya y'undi naho n'abandi. Abantu basimburana iteka. Imana ibahe umugisha. Sawa.